niko Danieli. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Eka korora haguruka. Tera haleluya nini. Muramwibuka ku cyumweru hano? Yavuze ngo ku minsi igenda n'ibintu bigira gutya. Ko ibintu bigenda bihinduka. Imana ishimwe cyane. Abaririmbyi bacu iteka bamugisha kumva imitima yacu igenda yaguka kandi tuvuga neza tumuvuye Imana. Reka twakirane dusabe n'ubundi korali Inihagori haguruke badusuhuze. 2 3. Yesu nabaho umugisha korali abarinzi mwigire ijuru namwe mudusuhuze. 2 3. Yesu abaho umugisha. Reka tusabe abadiyakoni aho bari bahaguruke bahagarare mu myanya yabo nabo badusuhuze. 2 3. Amen. Yesu nabahe umugisha. Reka tusabe abakristo ba hano Kibagabaga muhaguruke namwe. Abakristo baha ku mudugudu wa Kibagabaga Mana yo mwijuru rwose. Amen. Narimo n'undi turabizi ko ari muri konje nange ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Imana ishimwe cyane. Reka turere hamwe umugisha twagize uyu munsi w'abashyitsi badusuye. Bahaguruke umva ari umushyitsi hano ku mudugudu wa Kibagabaga cyangwa se umaze igihe runaka udateranira hano. Reka tubasabe namwe muhaguruke muhagarare mu myanya yanyu. Umugisha uyu masina y'Imana Imana yacu tuyakomera kuba yabarinze kandi natwe tuba twaseze bivuze ngo muri gisubizo cy'amasengesho yacu. Namwe reka mudusuhuze 2 3. Amen. Uwiteka abaho umugisha mwicane mugubwe neza muri mu nzu ya So. Dufite umushyitsi ari nawe mwigisha dufite uyu munsi. Amasende reka tumusabe nawe yigire ijuru abasuhuze. Haleluya. Twese haleluya. Haleluya. Turashimira Imana ko uyu munsi duhaye umwanya wo guterana kandi n'umunsi wo kurama kwacu n'uwitwa Damascene Nzeyimana n'urupapuro adepera Muhima itoro rya Kimisagara ya mbere. Umwami Imana duhaye umugisha. Amen. Imana yo mu ijuru muhereze umugisha. Munyemerere rero muhaguruke muhagurukire imbere y'Imana turamu. Yamaze kuyahaga ugize gubire kuzere oya ntabazaheraga amasezerano y'Imana. Iyo wamaze kuyahaga ugize gubire kuzere oya ntabazaheraga amasezerano y'Imana. Iyo
Hallelujah.
ijambo yivugiye yirinda Luchamos más y más,
abaririmbyi barakoze cyane turoherezaho ubuhanuzi kuri twebwe, hanyuma tugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Twakira ijambo ry'Imana. Reka sabe perezida w'abarinzi yigire hafi, yewe ndetse n'umwigisha wacu natera intambwe nawe yigire hano, umusengere amushyire imbere y'Imana kugira ngo Imana yacu atugezeho iby'Imana yamushyize ku mutima. Yesu akomeza guhabwa umugisha turi imbere. turabimbaje mu izina rya Yesu. Igitondo imitima yacu imureke no kumva ijambo ryawe. Niyo mpamvu rero twebwe abo waronse mu isabye n'amaraso yawe, ba bandi wakuye hahandi uzi, mwami turi imbere y'amaso yawe. Turagushimiye rero muri iki gitondo kuko uduteranyirije aha ngaha. Nta kindi kituzanye ni ukumva ijambo ryawe, nta kindi kituzanye ni ukumva ihumuriza tuvuye ahera mwami wawe. Ndagushimiye rero kuko waturaritse mwami, kuturarika rero turakwinginze guha amatwi yo kumva no kumvira, kandi umuntu ariko mwami umukoresheje mwami ndakwinginze umugirire mwami maze urakoze. Ndagushimiye rero naho nahagararane nawe, umwuka wera muhoke natwe twebwe twese twumve mwami, kandi twumvire mu izina rya Yesu, amen. Twese haleluya, haleluya. Dushimira Imana ko icyorezo cya covid kitabahitanye mukaba muri bazima. Muri amashyi mwishimire. Ni ikintu gikomeye kuko iza abantu barabahagaritse umutima cyane, ariko icyo gihe nahagaze ku ijambo riri mu Kuva 15:26, arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, agendera imbere yayo, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko ni Uwiteka ugukiza indwara. Mujye muhagarara muri iryo jambo. Imana ishimwe. Nitwa Nzeyimana Damascene, nheruka ku paruwasi ya Muhima itorero Kimisagara ya mbere. Hanyuma imyaka 50, mfite abana 3, umukobwa n'abahungu 2. Hanyuma ku cyumweru gishize nari nagiye mu karere ka Musanze muri paruwasi ya Kinigi. Bene data barambwiye ngo nzabaramutse mwakire intashe zabo. Hanyuma rero nari maze icyumweru, iki cyumweru ni icya kabiri. Icya mbere ni hano nari ndi muri Nibature, inyigisho ivuga ngo ukwizera kurema itorero rikabaho. Iki gikurikira twize ijambo rivuga ngo Mwuka wera n'imirimo ye mu itorero. Narebye nsanga aya magambo ntiyahurize mu ijambo rimwe rivuga ngo imbaraga ziva mu guhuza. Iyo abantu bahuje umutima, Mwuka wera akorera mu itorero, hakaba imbaraga zidasanzwe, abakizwa bakiyongera, indwara zigakira, abantu bakatizwa Mwuka wera ari benshi, hakaba n'iterambere mu buryo burebeshwa amaso. Abari abakene Imana ikabakenura. Burya ko ari Hozia n'abari abantu bakene bari hasi cyane, uyu munsi bari ku rwego rwiza, n'abandi namwe mutangira muri hasi, Imana ikagenda ibazamura mu mwuka no ku mubiri. Ibyo ngibyo Imana irabikora iyo abantu bahuje imitima. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro ibice byaho 11:3. Itangiriro 11:3 kugera kuri 7. Icyo gitabo kibanza mu bitabo 5 bya Mose. Itangiriro 11 guhera kuri 3 kugera kuri 7. Barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane, kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'izombo. Baravuga bati mureke twibakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere mu ijuru, kugira ngo tubonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Kuri 6 hariho amagambo akomeye. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 4 mu Isezerano Rishya, murongo wa 32 tugere kuri 35.
byakozwe n'igice cya 4 sura 32 tugera kuri 35. Aravuga ngo yakozwe n'intumwa ibice 4:32 kugera 35. Tuba twarenze ku butumwa bune Matayo, Mariko, Luka na Yohana, turagera ku byakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 4:32 kugera kuri 35. Abizeye bose, ubwo nibivugwa gutya mujye mwumva itorero rya Kibagabaga ryose bahuzaga umutima n'inama. Ubundi guhuza umutima bisobanura kujya inama ku kintu abantu bagashyira mu bikorwa byo bumvikanyeho, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. 33. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu, nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Kuri 34 nta mukene wabagamo, bari bafite amasambu bose cyangwa amazu, babiguraga bakazana ibiguzi y'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Hanyuma tusome ku gice c'19 umurongo wa 11 na 12. Igice 19 umurongo wa 11 na 12. Aravuga kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Mwakira ijambo ry'Imana. Basubiza bose bati dushimiye Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Abantu batsenze niba ture hano bashyira ibiganza turebe, baje muri niba ture zirya zose twabayeho uko ari ebyiri. Uziko muri benshi muhaguruke turebe muhagaze. Hanyuma rero torero rya hano, aba bantu nibo babasengera muri iwanyu muryamye. Imana baha umuhamagaro wo kwikorera ibyifuzo byabo, mujye mubasabira umugisha. Hanyuma nuhura n'umuntu wa niba turuka abona afite ikibazo cy'igisubizo, ese murabyumvise? Impamvu cyukwiye kugisubiza nuko nawe waragusengera. Mwicare, ingicyo nakirangije, kandi Imana ibahe umugisha. Iki cyumweru twabonye neza y'Imana. Imana yakijemo indwara, Imana yatanzemo akazi. We mufunze Bibiliya twagiye dukomeze twumve. Hanyuma hari Imana yazamuye mu ntera. Hari uwo nahanuriye ko Imana imushyizeho inyenyeri ebyiri nabonye bashyira hano na hano. Yamubwira ngo ugiye kuba manager, yabayeho yarabitubwiye. Ibyo ni inkuru mbarirano kubaje none, ariko twebwe turabisangamo. Hari abandi Imana yahumanuye amaraso yabo. Nababwiye ko Yesu yinjiye mu maraso y'umuntu, ibyari positif bigize negatif. Yari afite agakoko gasita, ajya kwa muganga, bazana impapuro bamuha message zerekana ko nta ndwara agifite. Tugire gutya dushimire Yesu. Ikindi Imana yatubwiye ko muri itorero ryawe, ukurikire neza, igiye kwasha ububyutse bukomeye. Umuntu nabwitambika buzamuhitana. Iyo umuntu ahitanwe n'ububyutse ashobora gupfa cyangwa akavunika cyangwa akagira ikindi kimubaho mukabimenya. Uko aba atagendanye nabwo akazana kuvanga arema ibice mu murimo, ntabwo bijya bikunda. Rero Imana itunganya umurimo wayo. ADPR paruwasi yo bita Gikome yari paruwasi. Ari umugabo wabaga mu rusengero, ajya abwira umugore ati ibyo byanyu byo kwishikaguza mbona nivugisha za ndimi zanyu. Abandi bakavuga ngo mwahishuriwe, njye simbyemera kandi maze igihe muri iri torero. Hanyuma umudamu wakihangana, noneho Imana ibwira umugore we ngo naba ari mu iteraniro nzasuka imbaraga, nzamuhera agakiza mu iteraniro, ariko mushyizeho ikimenyetso. Nanjye barambwira ndabwiriza mvuga Yesu n'imbaraga ze no gukomera kwe, nkunda kugira ubutumwa bwo kwitangisha abantu gukora imirimo myiza. Ngeze hagati ndababwira nti Imana irambwiye ngo n'ubu nihagira iby'imishurira ndajya mbibabwira, kuko ntabwo bajya ngira ngo guhanura, kuko yampaye impano. Iyo hageze nkumva ivuze ndavuga, zirinda kuyibeshyera. Irambwiye ngo hano harimo umugabo utajya yemera umwuka wera n'imbaraga zawo n'imikorere yawo.
kandi umugore we yamubwiye ko izamuhera agakiza mu iteraniro, ariko imushyizeho n'ikimenyetso. Bishobora kuba cyiza cyangwa kibi, ariko mu Mana byose biba ari byiza. Kibi ku bantu, cyiza ku Mana. Mba ndababwiye ngo Imana igiye guturuka iburyo. Baribaza bati umwigisha igezanye n'ibiki? Iranyura hano muyibona, inyura ibumoso, nigera igaruke ize kuri uwo mugabo. Umushumba yari yicayeho. Ntabwo nyewe nibaza ngo ni ibiki mvuze, mba mbyumva neza, bimeze nk'amazi atemba, kandi mbivuga n'imbaraga. Dukomeze mu ijambo. Tugiye kubona tubona serwakira iturutse hano. Kabisa izamuka ari umukungugu ukomeye, ica hejuru yacu iburyo nk'uko Imana yavuze, iragenda yerekera ibumoso, igeze ibumoso irakata iragaruka. Ariko yahitanye bafure yari iri hejuru y'aho umugabo yicaye. Wari umuyaga w'imbaraga ukomeye, irazi kubita wa mugabo mu mutwe, arakomereka, amaraso arava. Yaserwakira isubira, igeze iragaruka. Itorero ryose barabati turapfuye, tiragarutse, nigendere bakubonye. Noneho icyabaye n'iki? Hari ibintu uzajya mvuga abantu bagire ngo n'inzaduka, keretse bahabaye. Zajya ashyiraho ibihamya bamenye imbaraga Imana ikoresha ku itorero. Ntabwo itorero ari idini ngo abantu bitwara uko babona. Oya, izira mu itorero kugira ngo itunganye ibintu. Bataramutwara kwa muganga, ndavuga n'umugore w'umugabo arahaguruka. Imana yakubwiye ngo iki? Avuze ko umutwara wanjye izamuha agakiza kanya, ko imushyizeho ikimenyetso mu iteraniro. Ati sawa mugabo, ibyo umugore arabikubwiye ati cyane. Yari umuntu upinga mbere yo kujya kwa muganga, sigatanze inka. Barabupfuka, ubu ni umurokore wuzuye umwuka wera. Abantu nibatumva ifite ubushobozi bwabumvisha, babyemera batabyemera, iriyemera kuko ifite n'ubushobozi bubikora, yishoboye gukora. Ubu ni umugenzi ujya mu ijuru, ni umukristo mwiza. Tuyiha amashyi, Imana yacu irashoboye, nta kintu na kimwe cyayinanira. Ni ngombwa ko itorero rihuza umutima. Kuki ari ngombwa guhuza umutima? Iyo abitorero bahuje umutima, guhuza umutima ni iki? Ni ukujya inama ku kintu, abantu bagashyira mu bikorwa icyo bumvikanyeho. Bahuzaga umutima n'inama. Abo mu isi ya mbere barabwiranye ngo tubumba amatafari tuyotse, birumvikana, bashyiraho ibishoboka, bakora uruganda rwa fera, bagahita bazishyiraho, shimi iraboneka. Baravuga bati iby'Imana yavuze turabivuguruje, ntabwo tuzatatanira gukwira mu isi. Muri uyu mugabane wa Aziya Imana itubwira tugakwira isi oya. Hanyuma tugiye kubaka umunara bawita Babeli. Babeli rero ngo gusobanya, ariko Imana niba yanyuranyije indimi zabo. Uwo umwe akabwira uwundi ngo zana itafari akarizana, mbere za fera bita akarizana, zana sima hano bakabwirana bikabasaho. Ubaka inzu ndende ya etaje. Kwa kundi mwumva ngo abantu bajya mu byogajuru bakinjira mu kwezi, ngo bashakaga ko bazagera no mu kwezi batiriwe baca ahandi, bazamuke ku munara bubatse tu. No hasi burya bubakayo abantu bakagirayo amazu. Ni mu bikurikira muri abasiyantifike muzabimenya, mu bihugu byinshi barabikora. Na hari intambara ziri kubera bajya mu mazu yo munsi y'ubutaka. Abo bakoze izamuka rero, Imana irabitegereza bwa mbere, irabashima bwa mbere. Aba bantu n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe n'amagambo amwe. Ubwo baje gukora ibi, nta kizabananira gukora nibagishaka. Bisobanuye ngo bashobora no kubangamira umugambi wanjye. Ihita inyuranye indimi zabo, Ikinyarwanda kiravuga, Igifaransa kiraza, Icyongereza kiraza, n'Ikilatini, Igiheburayo n'Icyarameya. Ubwo iyo ndimo mpereza sima akamuhereza fera, iyi nyubako ntizashoboka. Inyuranye indimi zabo, ariko iravuga ngo nzazigarura. Nimusoma ibyakozwe n'intumwa ku bice 2, muzasanga haramanutse indimi zigabanije zisa n'umuriro, kandi abavuye mu isi yose barazumva. Ni izi ndimi Imana yagaruye, yongera kubaka ubumwe. Turashimira Imana yagaruye ubumwe bw'abari baratatanijwe binyuze muri Yesu umwana wayo, akamena amaraso ye tugacungurwa. Dushimira Imana ku bw'ayo maraso, tuyiha amashyi tubivanye ku mitima. Imana niyo kwizerwa, yagize neza. Iyo abantu bahuje umutima, icya mbere bahinduka abanyembaraga mu mwuka. Ndavuga abakristo. Icya kabiri, abakizwa bariyongera. Icya gatatu, indwara zananiranye zirakira. Icya kane, haba iterambere mu buryo burebeshwa amaso. Niyo mpamvu urusengero mwarwubatse, mwarahuje, murubaka. Nimukomeze muhuze umutima, Imana izabageza no ku bindi.
ngiruka nasanze dufite ibibazo bitatu mu muryango. Icya mbere, gushaka umugore wa mbere agapfu gashaka undi, ibyo babyita karande, umuvumo wa karande. Nabuze ukuntu mwita nsanga ari circulation de l'esprit satanique dans la famille, ukuzerera k'umwuka wa satani mu muryango agamije iki? Guteza ibibazo. Ariko ku musaraba Yesu yarangije byose. Burya yikoreye neza karande zacu. Washaka umugore wa mbere agapfu, washaka uwa kabiri iyo mwabanaga, kabiri guterwa n'ibisasi bikica abantu, gatatu uzara abana bamugaye bagendera hasi basunika mu magare cyangwa bisunika honyine. Noneho amakuru mfite nasanze siko kuwenda muzi yapfuye mubona, yashatse umugore wa mbere arapfa, ashaka uwa kabiri arasara ibisasi biramwica. Papa ashaka mama, batubyarana turi batandatu, mama arapfa ngo yishwe no kwa data bacu bamuteye umuti wica bavuganye n'umuganga kubera dayimoni y'ubugome ya karande yo gutuma abantu badakundana. Ngiruka nsanga batugera kwa so wanyu ntugakandagize ibere. Hanyuma muka data bashatse arasara, byaturukaga guterekera ibyo bita gusenga abakurambere. Bigeze imbere gatoya muri 90 niho basengeye ku mwana wo rusengero. Cyenda na gatatu tugira umudamu witwa Renata, yakundaga kuba afite indwara yo gukuramo inda, ariko abakristo nyewe twari dufite kubuza cyane, bari bazi gutanga icya 10 gusenga no kwirizwa gusa. Umukristo wa nyuma mubona rifite w'intege yasengaga amasaha 24 mu cyumweru, abandi yabaga ari muri 7 5 3 4 gutyo, tukagira imbaraga zikomeye, abarwayi nabo bagakira benshi. Hanyuma umudamu ararwara arapfa, ariko apfa baje kumuheka, baje bicaye bahamaze amasaha 2. Mwagira abantu batandatu nayo kandi gusenga itora duhuje umutima, narawuye mu buryo mbere ijisho niba ari amakosa nigisha mujye munyicaza mu musoro, nimpanura mu buryo butari bwo mu mwanya gakwiriye mu musoro. Mbega mbagize ijisho ryanjye, turahuza abantu baricara amasaha arashira, abantu barasohoka mu nzira kurira habaye gute, madamu wanjye yapfuye. Ninjiranye sanga umurambo urambitse ku gitanda, yambwira ni Inosa, niko yitwa cyangwa kuba Inosa. Yambwira ni ngendo ubwira abaturage bambere bashimire ko bari baje kuguhekera mudamu, ariko ubabwire ngo madamu wanjye yakize, yongera kurwara nzabatumaho. Arabaza ati mwarimu ibintu uvuze ntabwo ari byo. Aramubwira ngo nibyo ngendo umwarimu wawe umudiyakoni, ngendo uvuga ibyo mubwiye, niba utabivuga ndabibabwira ngewe ko hano si umushyitsi. Niba arabivuganye kwizera, niba arabivuganye ubwoba, ibyo biramureba. Ikindeba ni uko numvaga muje umutima na Yesu, kandi numva icyo Imana iri kuvuga mu mutima wanjye. Baturage mwakoze kuza kumbekera umufasha wanjye yakize, niyongera kurwara nzabatumaho. Ntabwo Imana yazura umuntu ukivuga ko arwaye cyangwa yapfuye, ibibaho. Ngenda mbaza abantu batandatu, numvise muri uwo mwanya bimubwira umwuka w'Uwiteka ambwiye ngo iyi ndwara si yo kwicarira Renata, niyo guhimarisha Imana no gutuma izina ry'Imana Yesu ryamamara muri aka gace, abatizera bakamenya imbaraga zanjye. Namaze kumva rero wanyicira ku cyo numvise sinativaho. Abantu batandatu ndabaza mbese muri mwe hano wabarira Renata akakwakira abashyitsi n'ubwo yabakira gatoya. Tekereza umudamu navaga mu minsi 7 n'amajoro 7 ntabwo n'amazi, ndamagufa yanditse, akanyondora igifu kigatangira kongera gukora, akamenya ubundi n'isosi gake, nongera gushobora kurya ku minsi 3. Umuntu wamurika akagenda, wowe ubwo se azabone kundi ngubu. Buri bantu bose bafite ibyiciro by'amasengesho nibo witaga kuri abo bantu. Namubonaga impano nziza yameze na Tabita, nkabona Imana itapfa kumutwara kujya gusa. Ndabona iwacu yatashe isaha ebyiri zarangiye kuko umurambo wari urambitse. Ni none muri
duhuza umutima tukugarure cyangwa mugashidikanya. Iyo bamakanira nari kubasohorera hasigara njyenyine, nuko nabayoboraga. Kirazira kumva mvangira mu bintu namaze kumva aho Imana iri naho cyungira. Baravuga bati umuyobozi wacu tukabyemeranyaho natwe nta wundi wakora ibyo yakoraga. Ati sawa. Ndagenda nditegereza nibuka ko yari yaziyumviriza z'urundi Tabita z'urwa na Petero. Erega nituvuga Yesu nakoresha igiti cyangwa amabuye n'abantu yaremye, akora ibikorwa bye akoresheje abakozi. Ndavuga nigera byose ubugingo bwawe biratagomba kubisubiramo. Ndavuga nireka aho ugeze ugenda ubugingo ni bugusubiramo. Turacyamukeneye nawe undi twazabona umeze nkawe. Ndagushimiye Mwami Yesu bagarutse. Amen. Numva ko Umwuka Wera abwiye ngo turirimbe 48 mu gakiza. Turayiririmba irangiye aritsarura arenga arahagarara. Imana abashira n'imibare nararenga hanumvise Uwiteka avuga ngo indwara ziraha zananiranye ku bantu bari mu iteraniro rya kabiri, Uwiteka arazikirije. Atanze ubuzima ubyakira utyo, kandi mbasabe ibintu bivugiye ku ruhimbi rwera rw'Imana mwibifata nk'ibisanzwe ngo mugende muceceke. Uzajye kwa muganga iki cyumweru, none ku cyumweru ugende ugeze ku cyumweru, wera ku wa mbere mujye muri teste barebe uko mumeze. Uzamenye ko nimba koko kurya mugabo atanga ibirisima nibirangi bagoye amakosa negatifu mbere warusarugwa. Uzasubira umushumba ngo haje ibisubizo by'ubuzima. Ndi ubuzima ndashaka gushima Imana. Haleluya. Yes, haleluya. Abantu twese haleluya. Ibyo mvuze bidashoboka kuko Imana yitwa Imana y'ibidashoboka. Imana arambwiye ngo mbere yo kwigisha ibibanza utanga ubuhamya hari igihe byibagirwa. Hanyuma Jenoside irangiye nashatse urugo, imfura yanjye y'umukobwa twiseye ibazwe Rusi yivukana karande yo kwanyera bidata. Uraye neza nisogokuru misure nisogokuru. Wa mukobwa avuka aremaye ingingo z'amaguru n'amaboko. Ajya amubwira ni umukobwa wanjye yamaze imyaka 4. Nagerageje kujya mugendesha mu gihe kugenda ku mwana biranga, tugahagurutsa bikanga. Najya mubwira ni Umwami Yesu wabambwe ku musaraba agapfa akazuka azamuhagurutsa ugende. Umutwe we ntagira kugombeka ko nta burema afite. Mujye mubwira abana banyu ko ari abantu b'abagabo, mubumvishe ko Yesu ashobora byose. Nimubona ingingo zabo zidakora mubabwire ati ntabwo wasutse wabwiza izi zawe zizakora. Babyumve babikuriremo. Yesu Kristo niba atarabifite muri gahunda zakoresha inama n'abamarayika avuga ati marayika ajyana ubutumwa bwihuta. Umwana bamubwiye ko ufite imbaraga ziragurutsa atazagira ngo byarananiye. Hanyuma igihe kigeze abigisha abahanuzi baganira bati Imana yakweretse imfura yawe yagiye. Okay, ngiye kukubaza ikibazo usubiza ati yakubwiye ko gutekera ukaba ari umutima uvura. None yakubwiye ko azagenda mu buhe buryo? Ati ntacyo yambwiye ni uburyo buhanuzi n'ibwuzuye nanjye byasanzwe bize. Batinya kujya bazanira ubutumwa. Erega ntabwo biba bikenewe gusa ugambira ngo Imana iguhaye imodoka bimaranye imyaka myinshi, ahubwo keretse ukambwira ati nijoro nategetswe n'Imana kuguha imodoka uzajya ugenda n'umutegeko muto. Cyangwa ikambwira ngo Imana yambwiye igihe uzigisha iteraniro ry'ikibagabaga rya kabiri niyo imodoka yawe izaba. Cungira aho ngaho ukamenya ko isoko uvuze ariko Imana yakubwiye. Umwaraza arambwira ngo nabonye umuntu akubita umukobwa wawe cyane bimuviramo guhaguruka aragenda. Tiwoke iryo zo muri yaka kubyakira ariko sinzi ngo bizaca kuzenza. Ucenda ryamabona haje umuntu urya wasanze mbere amagakiza niwe wasanze umukobwa akajya kubita ikirenge cye n'akaguru
imitsi igacamo amaraso. Kuko dogiteri yarambwiye ngo ntabwo ashobora kuzagenda kuko ikibazo kiri mu mitsi ntabwo kizavamo. Turabona imitsi ye ifite ikibazo. Hanyuma mbona marayika we aherera ku kirenge cy'uyu mwana arakubita akajya atunganya imitsi neza, amaraso agacamo no mu mavi. Ibintu byose abikora byose ndi kureba. Umwana haguruka bwa mbere aragwa, bwa kabiri aragwa, bwa gatatu ngo nagendeyeho. Asiga ambwiye ngo ibi nakoze nawe ntibizakora. Itegereze iminsi itatu irangiye. Hanyuma iminsi itatu ishize wa mukobwa abwira inzozi yarose, kuko niko Imana yari yambwiye ngo azakubwira inzozi yarose. Akubwira wamukubise cyane, nawe umubwira haguruka we, rimwe kabiri gatatu. Noneho kushira gatatu mutangire rimwe, kuko gatatu n'ubutatu bwera karindwi n'ubwuzure bw'Imana. Awe umukubita umunyafu ku kibuno cye nta mbabazi umugiriye. Saa sita wongere guhagurutsa we umukubita umunyafu no ku mugoroba. Uzabikore bihwanye n'iminsi irindwi. Iminyafu 21 gatatu ku munsi, imfura yawe izagenda. Ibyo nakoze, umukobwa arahaguruka. Imana igira uburyo bwayikoreramo n'inzira inyuramo. Iyo wemeye kuba mu mugambi w'Imana, Imana ibana nawe kandi igakorana nawe. Rero Imana niyo kwizerwa. Imfura yacu ni nzima, nta kibazo na kimwe ifite. Duhe Imana amashyi ya buri gihe ikoze abagizi gakora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nari narenga hano ababyeyi bafite abana bafite ibibazo bibiri. Icya mbere utavuga, icya kabiri utagenda. Icya mbere Imana igobotoye indimi zabo bazavuga neza. Kabiri abatagendaga bazagenda, kuko hariho masaha y'Imana igiye guca muri izi ngingo zigatangira gukora. Yibera amashyi yawe niba ubimenye. Itangazo rya gatatu nari narenga hano, Uwiteka avuze ngo afunguye inda zitabyara, agiye gutanga umusaruro mu itorero ryayo. Uko ashoboye byose. Hari ibindi yatubwiye yuko mu itorero ryayo agiye kujya babashyitsi benshi. Muzaba benshi muri ahantu mwicaza abantu. Hanyuma kandi umwuka we yarambwiye ngo buri kimwe cyose Imana yambwiye ndakivugira ngaha. Yaravuze ngo izanye guhuza umutima mu itorero ryayo. Uzabibangamira izamuta hanze, hanyuma umurimo wayo ukomeze. Tugire guca dushimire data ahora. Umenya amashyi y'Imana y'umutima. Ni Imana ishoboye byose. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe n'umugiriki witwa Luka, ukomoka mu gihugu cya Siriya. Akazi ke yari umudogiteri, yaravuraga, ariko yaciye agakiza muri Université de Tarso aho Pawulo yigaga na Theophile guverineri w'ubutetsi bw'abantu wandikiye. Mu nyandiko ye arerekana imikorere y'umwuka we y'amatorero. Agera ahantu agaragaza yuko intumwa zimaze kubatizwa umwuka we bahuza mu mutima n'inama, ngo nta mukene wabagamo kubera guhuza umutima. Ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Ukennye bakamumara ubukene. Iyo ab'itorero ryacibagaraga buri wese yabyumvaga, wagira imodoka eshatu ugasigarana n'ebyiri ukaziha Kristo, abakire bagatera imbere. Uzi umugabo Nyarugenge yafashe abapasiteri batanu, ntabwo ari abapasiteri batanu ahubwo harimo abapasiteri n'umura y'iciro witwa mu mujyi wabo ujya bigisha muri gato yabo. Bari bagiye muri paruwase yo ya Jenda. Noneho atangwana umuntu agenda muri batoye kuri moto. Uwo mukire batanze imodoka eshanu, aravuga ati umuntu w'Imana ukora kuba n'umuyaga buriya abaza kusheri wiwe madamu ati buriya tubaye imodoka hari icyo byatwara. Madamu aravuga ati nta kibazo, imodoka nziza kode yayitangaga ku minsi ine bakamuha 200 y'ayo niyo bamuhaye.
batanu yahaye imodoka umugabo yarimutse ageze muri Canada. Imana iramubwira ngo igura abaturage ba Canada. Yari yaramuha amadolari cyane ko yamubwiye ngo kize zahabu mu biganza byawe. Kandi bano bakibaga ijambo n'ubisuka avuga ko Imana igiye gutanga amafaranga hano abarusha imbaraga. Abarusha imbaraga bisobanura no kugira amafaranga utigeze utunga mu buzima ngo musinde ntazabahuka. Ariko mwagize cyane amaboko y'Imana yimwe amashyi yawe cyane buri nzu yose akuze yahamije ibikorwa bikatikuba amadolari inshuro 10 yayiguze. Urumva ngo batangukire aho yamuvanye ni hehe? Ni abagabo batanu bahaye imodoka. Ujye mumenya gukorera Imana zawe cyane. Hano hari umukristokazi witwa Louise wambaye kositimu ntiyayiguze. Muyangane bivuga ubanza Imana ishaka ko tumusengera. Ayidodesha nanutse cyane, nari nanutse biteye ubwoba. Ubatanze reka mbere kamafoto ufite hano. Ariko Imana ikagira ngo uzatera inyama si ubundi kugitazi iteye mbere hose bari kugira ngo ibi bizaba. Iyi foto y'uruhande iyo foto yanjye nanutse cyane. Bari babasha kuba rwayisiga yumisha. Ariko ntabwo ariyo n'imisi ni izuba ryari ryarashanye. Nigaga muri STD bikurike mu mwaka gatandatu hari 2012. Iyi uyu ni wenge mubona ni kwigisha imbere yanyu. Imana yarabisohoye nawe ibyawe bizasohora. Ntabwo uzakora hanyuma wese yakoze yaje Kimisagara kusura. Ari nigishije hano nabwo bamwe muri mwe baranyerewe bao ndakuwa unitambisaka ungese kulimuwe ni yego. Noneho arapima akitesha kostime yenda gusamii. Ndiwo nigisha miterano kula diperi kundoye. Ukareleka mwenendo. Imani rami na kostime. Iyo nabara kuchumwe. Na bila dimwe na karimu mungu kanyike. Haya imani rami na konimu ya mseke hana ya nasati nyenda nifo. Atikani nubi ilisutara itamu. Reka mbabwire igitumye kuzibi bamwe muri mwe n'umwumvira umwuka. Mani babariye muri kunda kuvuga ngo imodoka yanjye inzu yanjye ibintu byanjye amafaranga imwuka yavuga ukerekana ibibazo byawe uri gufunga umugisha. Niba babona abakiriya batanu bari kuzabona 10 niwo kugenda ubafunga. Ndavuga ni ndamureba nimari mu nijoro ngira umushumba n'umwari umwe gushaka hasi nijoro ararusenga usaba Imana igenda ngo hanyuma se uwiteka yakubwira aragusubiza imiterano ngoyego. Genda n'ivani zihari kure myambaro irimo wambare kuzana imbere turebe nje mbona iramukwiriye neza. Hari mu gatandatu nanjye nari yambare kukiwe Imana yanyambira yambara tuzambara ibyo wambara. Ndayimba hanyuma arayambara ndavuga Imana ngiye kunyikwa yuzura umwuka bimufika. Ibyo cyizo bituma abantu buzura umwuka kubakire bo ntacyo bivuze. Ibyo ni ibintu bisanzwe ariko umukristo wasenze aba ari igisubizo cy'Imana. Hanyuma muri mona narangiza ndataha. Kuwa kabiri navuye ku cyumweru. Kuwa kabiri umuntu arampamagara ngo duhurire kwa Rwanguru. Ukanditega moto ngayishyura ndatega nihuta. Ngeze yarambira ngo Umwami Yesu yahagaze imbere yanjye arambira ngo 300 mu Manyarwanda. Ariko yiza no mu madolari yari kuba risa. Yazari kuba ni note zitubutse. Arambira ngo Yesu wayazanye cyane. Arambira ati envelope ni yarimo. Ifungura neza sanga ni note za 5. Kufiche kesi nje kuri myenda naragiye muri kostime 280 amashati ya 24 cyangwa 260 singe wayaye ibyo bintu. Ariko niba Imana yakoresheje umukristo w'Imana yitwa Louise cyo gituma nawe Imana izamugirira neza.
musenge. Namwe mujye mugira umuntu mutange wika amafaranga yo kwakira abashyitsi ntakamureko. Abantu Imana yahamugisha mujye muza muri ibyo musange umushumba mubwire muti nihagira umukristo kugeraho afite ikibazo jya ugikemura. Nyabwenge bazana amamiliyoni bagashyiraho ko bati umukene nakugeraho uzamufasha. Ni ugutora nyakira bakamukwekume kandi bamufisha agasiga basabiye hafi. Ariko uzi kuko ipasiteri kugira kugera imbere gukemura ikibazo cye kiri mu ijana. Umukristo yaraje arambwira ati umukozi w'Imana sengera Imana umuhungu wanjye agiye kubirukana ave mu Buhinde. Ibandi bibaza ukubona mwene data afite ikibazo kandi simufasha kugisubiza. Musengera ati ntabwo yasenga ndagisubiza ngewe. Fata ibihumbi 100 nari mfite magana abiri mu mufuka nawe muhereza kandi niyohereza ku icumbi ry'umwana wiga kaminuza mu Buhinde. Kuri bose bamutangira miliyoni. Umuryango ababyeyi bakamutangira miliyoni. Ariko ibihumbi 100 bitume ku icumbi birukana mu yuri ndege suri wa. Ukabava abagabo baba bamaze ikikwere gusenya cyangwa abamama b'Imana n'abagore nako n'abasore nyuma. Nongera ni 20 ati sitene guha nayo umuntu ko nanjye Imana yambaye ku ibyo tuzajya gusengera n'ibyo tudashobora. Mbona ararize mubaza n'iki kikurishije ati yenuzwe no gukora gusa nakoresheje imbaraga zanjye. Ariko biratangaje ko umuntu ashobora gufata 120 akabimuntu. Oya ntabwo bitangaje. Icyo Yesu yakoze akamenya amaraso n'icy'agaciro ku musaraba. Yego nawe ugire icyo. Ibyo bikoze hari ukuntu mfashwa nkarira. Umwuka wararambwiye ngo kiri ukoze kuri uyu mwana nanjye nzakikwishyura. Haciye icyumweru kimwe umuntu umwe arandika kuri WhatsApp arambaza amakuru ni meza uracyakomeje kuri wowe Imana yego. Ati numvise umutima wanjye ngenza gutera inkunga. Ari muri matrice muri Amerika ariko kwiga agakora n'akazi. Mbona yohereje miliyoni mu Manyarwanda. Imana irambwira ngo ibihumbi 120 n'ishyura. Ndakangurira itorero kumenya gutanga gukoresha ubwisha kutabuhabwa mugahuza imitima. Ikindi Imana yavuze abantu bazinjira iwanyu binjira imbere basubirana imbaraga. Bazinjira bagakirwa batahana agakiza. Bazinjira barwaye Imana bakirize mu rusengero rwayo. Cyo cyiza rero mugisha ufite mujye mushimira Imana kubwizo. Hari undi muntu n'umwuka mbwira afite ikibazo cy'umugongo urembeye. Niyagenda yumva atari sawa ariko marayika w'Imana afite ikiganza mu mugongo wawe. Uhamashyi Yesu mushimire Imana mwiza agira neza cyane. Uvuze wakijije abantu benshi imigongo. Iyo ngereho na za ndwara zindi zidakira ziremereye. Bibiliya yavuze ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Imana agaseni wa nyirabinonga yageze na misi bindi bitangaza bikomeye. Reka kuvuga ibya Pawulo muri Asiya tuvuga ibyo kurwana. Nabonye aho umugore ahaguruka ngo aravuga ngo mukobwa wanjye arwaye imyaka 10 indwara y'umutwe ntikira maze iminsi ngira ku rusengero rwacu n'abana babo. No wigishije Yesu Rwanda kumvise neza asanga Imana igira. Nazanye igitambaro cyo mu gisengere mukobwa wanjye arakira umutwe. Ndabaza ni mama ibyo vuze bikunga cyangwa bikomuti. Arambwira ati ni ku mutima kukoze Imana. Bazuruka warani wo mwanya wo gukora kwawe cyangwa bimeze bitarambira ngo kunyine nge nari mutegetse nako ibyo wawe. Sengera igitambaro cye. Ndavuga ni wa gitambaro mpamagaje amaraso Yesu kukwinjiramo. Akigishira mu mutwe w'uyu mwana ariwe mwana we. Indwara n'izongera kugarukaho. Rero iyo wamaze kumenya neza icyo Yesu ashaka gukora nicyo ugomba gukora. Aragenda aramubwira ati mwana wa muri iki gitambaro harimo amaraso y'umwami Yesu wasutse mu bapfuye. Ntabwo uzongera kurwara umutwe. Amuteze bimera nk'aho ari amashanyarazi wamufashe yumva indwara irarekuye yumva umutwe ubaye neza nta bugingo n'ubu ntarongera kurwara. Ibyo Yesu ko
z'Imana zibarimo muri ivugishije Yesu. Noneho Yesu akakureba aravuga ati muri Efeso kugira ngo bamenye imbaraga afite, harimo abagabo bize cyane bafite ibitabo banditse, harimo abanyabitangaza benshi n'amajisi barahari, ndagomba bindurire. Umuntu wari mudayimoni afata abahungu barindwi akubita uwa mbere, aravuga ati Pawulo turamuzi na Yesu turamumenya, ariko mwebwe muri bande? Pawulo icyo gusubiza yarabakubise bose barakomereka, biba ngombwa ko Pawulo aza kwirukana iyi dayimoni. Abatumvise bose bo mu gace ko muri Efeso harimo n'abagira ikibezo b'abahanga bateye ingoma, batangira kuza ngo bashakashe ubwoko bukomeye, bafata ibitabo by'ubukorikori babitwikiraho ngo agaciro kangana n'inzovu eshanu 50 z'ifeza zakozwe muri icyo gihe, ngo niko gaciro k'ibyo bitabo byari byarakozwe. Barabitwika, abantu barihana, batura ibyaha zabo, ngo ijambo ry'Imana rirubasha muri Efeso, hanyuma riramamara, abakomeye n'abaherekeje n'umwami Yesu. Biradukwiye ko umwami akorana natwe. Bibiliya yavuze ngo bajyaga bahuza umutima n'inama, nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Hari igihe nageze kuri ADEPR iyo bita Rutiti mu karere ka Nyaruguru, nasohotse kuri icyo dusenge, bageze ndababwira ari mu rusengero rwanyu harimo abantu babiri, nako ni batatu. Uwa mbere ni umukristo ukijwe neza, uwa kabiri ni abantu bari mu gice cy'abantu basambana bakoresheje kapote birinda indwara n'ibirinda inzara. Uwa gatatu ni abarozi baroga ariko bakakubitisha n'inkuba zifatika. Ndababwira ibyo zanyu byose ni fake ku burozi bwabo, ariko Yesu ni umwami w'imbaraga. Nibigera mu mwanya tuza gusengera abo barogaga, abo barega mu busambanyi, muze mwihane tubasengera Imana, mwirinde indwara n'imwirinde inzara, hanyuma barogaga mu bireke imbaraga zanyu nta bushobozi. Niko umwami Yesu abwiye, arambwiye ngo Satani yabica, muhungire muri Yesu. Hari umwanya abantu baza kwihana, hasohokamo umuntu umwe aravuga ati urya mugabo agiye gupimira tubwira ko ari ukuri, reba imbaraga afite. Arifite mikoro hano, abantu bamaze kwihana, bigeze umwanya abantu bamaze gusengerwa, ngiye kumva numva inkuru iramanutse irangupita, mikoro irancika, migiseri irashya, migiseri n'ikijya cyuma kitunganya amajwi biriri yaho bikorera, hanyuma akaboko kajya inyuma, numva ko umuriro iguba n'umuriro ikubita akaguru n'akaboko, akaboko kajya inyuma akaba parakira mu mayi. Rega nubwo n'umuntu afite imbaraga z'Imana nyinshi, mujye mumenya ko yababaye cyane, kumva yuzumuka cyane, mujye ko yaciye ubwawe. Uwo mwanya ikintu natekereje, uhera ku ruhimbi, umushumba, ku bitora n'abandi bantu b'abayobozi b'itorero byose baguye muri koma, abantu bagapfa mu gihe nanjye ni uko iminota ingana. Sigara mpagaze ndatekereza, ese ibintu Imana ikoze, kuko ntabwo Satani ngiye mu mwanya, kuko nta bushobozi agira. Niyo agerageza umuntu aca kuwiteka Imana nyir'Imana ibikoze ishaka kunyigisha iki? Nimba ibikoze rero igitabo cy'amasengesho murebe ko nimba ari Satani ngiye kumutegeka ibintu by'Imana, rirambwira ngo warayisenze nijoro, urabona urashaka igitangaza uzakutibagiwe ngo ntakirangire. Nimusenga mujye mwitondera ko musenga, kandi mukagira ikintu mufata nk'igikomeye. Imana izura n'abapfuye ikabagira abazima bakinjira mu masezerano, ko ntabwo Imana ivuga amasigara cyicara. Irambwira ngo icyo ntakirangije Bana itarabwira byinshi, irambwira ngo bikoreye kugira ngo bareke ko kugenda hose njyana nawe, hanyuma kandi neretse abazi ko barusha imbaraga. Kurayo ukuboko, kurayo banayimeta birambikaho, numva hasigaye akaguru, ndazamura numva ko ikubire kwibura urarekura, inyuma ndebe yo mbona nabo barayegutse, bwira umushumba ngo bari yaguse natwe tugarutse none. Kandi hari yicaye umugabo aravuga ati nanjye ngarutse none, hati nari nazanye moto yanjye kurayo kontaki, timuyigurishe niba ku rusengero umugabo yigisha ibyo gukora, ati ngo nimba muzima zaba kwihinde. Inyuma naho hari umuntu wafashwe n'abadayimoni, tujya kwiruka ngo bari bakadutumye dusanze dufite imbaraga nyinshi, ngo mbega akagabo ugaramuka jewe, erega badukubitisha inkuba zikatunanirwa kubera Yesu tubaho, si twe zinanirwa, ahubwo umugabo uri mitwe
mwanabonye imbaraga Imana ikoresha kugira ngo yerekane ikibazo cyabo. Nagira ngo dusenge Imana dusaba abantu basubiye inyuma bakagwa bari baciye bahaguruke tubasenge. Hanyuma dusaba n'abantu batarakizwa batarakira Yesu bahaguruke tubasenge. Kuko Imana yarambwiye ngo Satani arashaka kubica bakenyutse binyuze mu kintu bita ibiza. Kugenda ukaza ugasitara ngahaguruka abanza kutuka bapfu, kujya muri dushe ugakaraba ukitura hasi ugapfa. Hari uwo numvise yavuye Rusizi zino yabiye miliyoni menshi akaje kurangura akodesha hoteli iminsi 5. Niwe wakingaga iri hoteli nta kibazo yagiranye na leta, basanze umuntu yapfiriye muri dushe yagiye kuri borusi. Iyo ni imigambi y'abadayimoni. Bana nambira mubwira abantu bamwe n'abatarakizwa bihamye bave mu rupfu, mu byaha ari mu rupfu. Cyambere babari bizaza cyangwa bimbonye kurama cyangwa gatatinya bakora bakaboneragira zabatwara mu ijuru tubane n'abiteka byose. Ndasaba wari Kristo agasubira inyuma aho uri urabura ikiganza kugusengera Imana kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Hanyuma n'umutarakizwa nawe bityo muve mu rupfu n'icyo mu gihe kwese abakuru. Imana ibamugisha rero ndumva naho garukiye niba twagusengera ikiganza cyawe gusengera. Mudamu ntezo mfika n'ukuri mukeka bashyize hano. Kwa Yesu avuye maraso amasiyo tuyetwirira tunayikomora basishima dashimayo dashimu musaraba dashima yamazisa kandi Imana yamugisha yakirira neza kuba yemeye bakemera gufata inama gutera intambwe kuza kwirana. Yesu arabakunda. Iyo duhuje umutima wakizwa bariyongera barazakira iterambere kugemurirwa amaso ubuzima bukawera amahoro. Imana isubiza ibifuzo bikomeye. Ikindi nari nibagirwa Imana yatubwira tujye mugiye kubishingira abakobwa bayo hano muzagira uko gukurikirana cyane. Nari n'umushinga w'uturimo w'Imana. Imana data twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimira. Uri mwiza, uri mwiza kuko utataye abantu bawe. Uri mwiza kuko icyifuzo cyawe ni ukubana n'abantu bawe. Turagushimiye kuko uhamagaye bene data na bashiki bawe uganirije imitima yawe uvuganye nabo urabihishuriye. Shimirwa ijambo ryawe urababohora wabohoye mu ngoyi z'ibyaha kandi ubakijije n'ingoyi nanone z'uburwayi z'umwijima ingoyi zose za Satani. Turamushimiye cyane kuko uzicanawe kugira ngo bakwize kuri uyu mwanya ubakinguriye umuryango wo kukwizera wo kuguhishurirwa. Ibyo turagushimiye Mwana. Turagusabye kugira ngo wohereze imbaraga z'Umwuka wera mu izina rya Yesu zibabohore. Aba bari baraguye bajya kure yawe bajya mu cyaha, amaraso yawe Yesu nabeze abatungane kandi Umwuka wera akomeze kubana nabo, akomeze kubagira inama ndetse no kubigisha no kubazibura inzira y'ibyaha. Urakoze kuko ubyumvise bakwakira aribwo bwa mbere nabo turabasengeye kugira ngo muri uru rugendo bohereze imbaraga kandi ibyishimo batari bafite batangirane ibyishimo urugendo ndetse n'imbaraga zo kunesha. Bisabye gutyo twizera dushima mu izina rya Yesu. Amen. Okay, abitoro wese muhagarara imbere y'Imana dusenge. Senge
isengesho ryo kwezwa buri wese avugane n'Imana ikintu abona cyamubangamiraga, kuko niduhuriza hamwe umutima bizagenda neza. Nakomeje kumva cyane ngo mbabwire ngo abantu batangiye imishinga yabo y'ibikorwa ni uruganda, ni umushinga wateguye ariko ukabona ntibijya imbere. Bana yavuze ngo ije kubatera inkunga kuko bamuza bizaba umwana w'umuterankunga wacu mukuru. Hariho umunsi navuze rimwe mu rusengero ndababwira ngo Imana ingumba zose zirimo izihaye urubyaro, bataha batisita ngo ntabwo ari byo. Imwe yari imaze imyaka 17 yarabyaye, indi imaze 11 yarabyaye, indi imaze 5 yarabyaye, base baca amaze imyaka 70 umudamu arataha ashaka uwa kabiri barabyara. Uzera wajya mu ijuru shari batarangije imyaka 20 atazaragiye kubyara byari Imana baremera ko Imana yagiye avuze kirakerekana amaso. Undi munsi nababwira numvise Imana imbwira ngo wigiye kubaka ihurura yo hepfo, ariko si Imana imenye n'ihurura yo bari baragerageje kubaka bira, ariko Imana irambwira igiye gutera inkunga abaturage tuzabose kugenda. Ndababwira ntitwerekeze amaboko kuri iyi hurura mbona hepfo, iyo amazu yarubatswe n'iwacu ku rusengero asigara. Ndabona n'amapawundi n'amadolari n'amariwesiteringi n'amanyarwanda mwese n'abahamagaye mwitaye kuri hurura dayimoni zipanze hariya ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ndababwira ngo birakozwe mu gihe kitari kinini, bataha bapinga amezi 5 haza umuhoranda atanga miliyari ebyiri ruhurura irubakwa. Ubwira ko si isoko ibyo yacyenda Muzasi
ubuzima kuko imana ari nzima mwakire gutabarwa n'umwami imana yesu aramugisha mwongera amashyi gushira gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.